Igicamunsi cyiza cy'itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026 ndabasuje mwese aho muherereye hose hirya no hino mw'isi. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa FCM 23 byongeye gutumizwa i Montreal mu Busuwisi ni mu biganiro bigomba guhuza impande zombi, ariko se muri ibyo biganiro bajyanye mw'iki cyangwa se n'icyo umuntu agomba kwitega n'ibyo biganiro bigamije kugarura amahoro ndetse n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese ibiganiro bari baganiriye ubushize byavuyemo iki cyangwa se n'iki bumvikanye byatanze uwe musaruro, ariko kandi n'iki cyo kwitega gikomeye cyane muri biganiro bigiye kuba byongera guhuza impande zombi zamaze kongera gutumizwa i Montreal mu gihugu cy'Ubusuwisi. Umuhuza mukuru ni Katari, ariko kandi n'icyo gihugu cy'Ubusuwisi kiri gutanga umusanzu ukomeye cyane nyuma y'intambara ikomeye cyane iri gukomeza kubera mu burasirazuba bwo hagati. Turaje tugende tubisesengura turebe ikintu cyo kwitega ku rwego rukomeye cyane muri ibyo biganiro bigomba kuba bihuza impande zombi, ariko kandi se bajyanyeyo iki ku bigendanye no guhigura imihigo bari bahize mu biganiro baheruka, cyangwa se n'iki M23 yahize igahigura. N'iki leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba kubazwa, cyane cyane ko rwose ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibitero byakomeje kwisuka ku rwego ruri hejuru cyane. Turaje tugende tubiva imuzi n'umuzingo tubisesengure akantu kandi turaza no kwerekeza i Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bikomeje kugenda bihindura isura nyuma y'uko rwose amaze igihe hari ibimenyetso byerekana rwose uburyo bwo guhindura itegeko nshinga mu nyungu za Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi hari amakuru agiye atandukanye akomeje kugenda abavamo ndetse n'ibyifuzo byabo uko babishaka, ariko kandi bakomeje kugenda bashyira igitutu gikomeye cyane kuri Perezida Tshisekedi ndetse nabo mu ishyaka UDPS riri ku butegetsi, bagaragaza neza cyane ko rwose bifuza ko Perezida Tshisekedi Chilombo yegura ku butegetsi. Turaza kugenda twerekezayo turebe uko gahunda zitwaye, turaza kuba tubiva imuzi n'umuzingo byose akantu kandi, ariko kandi kituraje inshinga cyane kurusha ibindi ni umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibiganiro bigomba gukomereza i Montreal mu gihugu cy'Ubusuwisi. Turaje tugende tubigarukaho gatanu kuri gatanu, reka ne kwizimba mu magambo ngaruke mu kanya gato cyane. Turaza kuba tureba uko abasesenguzi bakomeye baba hano mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari bakomeza kugenda babivuga. Ibitangazamakuru biri kwandika iki kuri iyo ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda ikaza umurego kandi rwose ikanakomeza gushyushywa cyane n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Turaje tugende tubigarukaho akantu kandi tubive imuzi n'imuzingo. Ngewe nitwa Tuyiringire Ahmed, yitwa Freegram TV. Muri iki kiganiro ndabashuhuje mwese, mbaye ikaze nabifuriza igicamunsi cyiza cy'itariki n'ubundi muri rusange. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ihuriro rya FCM 23 byamaze kuba byongera gutumizwa mu biganiro bigamije gushaka igisubizo kirambye ni ku ntambara imaze igihe mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ibiganiro bikomeje kubera i Montreal mu gihugu cy'Ubusuwisi kubera ikibazo cy'intambara yo muri Iran yagize ingaruka zikomeye cyane kuri Katari nk'umuhuza, ariko kandi na Katari ikaba yaragizweho ingaruka bitewe no gushaka kwifatanya ku buryo bugaragara cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku bitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijya muri Iran ariho bihagurukira. Ibyo rero byatumye Iran irasa kuri Katari ku rwego rukomeye cyane, biza kuba ngombwa ko rwose ibiganiro byo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byabiraga muri Katari byimurwa byerekezwa mu gihugu cy'Ubusuwisi, ariko kandi Katari nawe ukiri umuhuza mukuru muri ibi ibiganiro. Nubwo impande zombi zongeye guhabwa ubutumire bwo kujya mu biganiro, ibyari byemeranyijwe mu biganiro biheruka kuba guhera ku itariki ya 13 kugeza ku itariki ya 17 Mata mwaka wa 2026 nta kintu na kimwe byigeze bigeraho rwose ugereranyije no kureba umutekano uko yifashe ku butaka bwa Kongo. Biragaragara neza cyane ko rwose ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umutekano ukomeje kuba mubi cyane kurushaho nk'uko amakuru akomeza kugenda abyerekana, ndetse nuko rwose ibyo twumva n'ibyo tubona buri munsi bikomeza kugenda bigaragaza neza cyane ko rwose abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane muri ubwo burasirazuba bakomeje kugenda babaho nabi kubera urwunge rw'ibitero bikomeje kugenda bisukwa umwanya ku wundi n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na FCM 23 n'ubundi muri rusange, banakomeza kugenda bitana ba mwana cyangwa se bashinjanya amakosa agiye atandukanye. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero yari yemereye abahuza ko itazongera kugaba ibitero bihitana abasivile, ariko kandi kuri mu bice bitandukanye rwose iragaba ibitero bya drone mu bice bitandukanye bituwe n'abaturage ku rwego rukomeye cyane. Ni ibitero byo mu bwoko bwa za kamikaze, nizo drone zifashishwa muri ibyo bitero, ariko kandi bikanagendana no ko rwose bikomeje kugenda bihitana ubuzima bw'abaturage benshi cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi mu bikomeje kugenda bigaragara cyane binakomeje kugenda bihembereye intambara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni nk'uko rwose AFCM 23 yagiye ikomeza kugenda ibitangaza inshuro nyinshi cyane. M23 igaragaza neza cyane ko rwose inshingano zibazwa uruhande rumwe ari rwo rwa M23, bityo ko rwose leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itajya ibazwa inshingano, nyamara kandi ari ikomeje kugenda
kugenda ihungabanya ku rwego rugaragara cyane umutekano w'abaturage ishinzwe kurinda. Nyamara kandi AFC M23 yafata intego cyangwa se ubushake bwo kujya gutabara abaturage b'abasivile ngo ikaza kuba ibazwa rwose ngo ibyo yemereye mu biganiro. Nyamara kandi ibyo ngibyo ntibijya bibazwa ubutegetsi bwa Kinshasa mu gihe buba buri kugaba ibyo bitero nk'uko amakuru akomeza kugenda abigaragaza. Impande zombi kandi zari zaremeranyije agahenge ndetse no korohereza ibikorwa by'ubutabazi, ariko kandi nta gahenge kigeze kabaho kuko ubutegetsi bwa Tshisekedi ndetse n'ingabo bifatanyije bwakomeje kugaba ibitero by'uruhererekane nk'uko nimaze kuba mbikomozaho ku rwego rukomeye cyane, ndetse nk'uko twagiye tugenda tubigarukaho inshuro nyinshi cyane. Hari kandi ibijyanye no gufungura ku buryo bw'ubushake imfungwa nabyo bitigeze bikorwa na gatoya, ndetse n'ibindi bikubiye mu masezerano yashyizweho umukono kuri icyo gihe ku itariki ya 17 nyuma y'ibiganiro byari bimaze iminsi igeze kuri 4 ibi bibera i Montreal mu gihugu cy'Ubusuwisi. Ni ibiganiro bikomeje kugenda bigirwamo uruhare rukomeye cyane na Katari ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zivuga ko rwose zihuza Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Nyamara kandi igihugu cy'u Rwanda kigashinjwa gufasha M23, ni mu gihe Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ishinjwa gufasha FDLR, umutwe w'abajenosideri urajwe inshinga no guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo rero biri mu bituma rwose Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na AFC M23 bidapfa kugera ku gahenge cyangwa se ku byo bigiyemeje, bigendanye n'uko uruhande rumwe rwo rukomeza kugenda rubazwa inshingano nk'uko bikomeza kugenda bivugwa na M23, ndetse nk'uko dukomeza kugenda tubigarukaho. Ni amatangazo menshi cyane dukomeza kugenda tubasomeraho imiryango mpuzamahanga igaragaza neza cyane ko rwose ngo M23 iri kurengera ku rwego rukomeye cyane. Nyamara kandi twavuga ku bitero bya drone za kamikazi byagabwe n'igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, nta raporo n'imwe tujya twumva igaruka kuri ibyo bitero bikomeza kugenda bigabwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa muri rusange. Ni mu gihe M23 ifashe umwanzuro wo kujya gusubiza ibyo bitero bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bihita bituma amatangazo menshi cyane agenda asohoka, cyane cyane ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikomeza kugenda bishukishwa n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwose zidasigaye nazo zikomeza kugenda ziza mu bihugu bikomeje kugenda bidobya bino biganiro bikomeje kugenda bihuza impande zombi. Ushobora kwibaza uti Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo kuza gute muri ibi bintu, cyangwa se ko tuzi ko ziri guhuza u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akubera iki biri kuzamo na AFC M23? Ndaza kubigusesengurira neza cyane nkubwire ko nk'uko nimaze kubikomozaho, urabizi neza cyane ko rwose M23 ikomeza kugenda ishinjwa cyane ko ifashwa n'igihugu cy'u Rwanda, ariko kandi u Rwanda rwo rugashinja Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha FDLR. Ibyo ngibyo nibikomeza kugenda bihungabanya umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero bibaye ngombwa ko rwose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifata uruhande, bihita bituma rwose biteza ikibazo gikomeye cyane cyo kuba impande zombi zitakumvikana, bigendanye n'uko rwose Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe wakabaye umwe mu bahuza b'ingenzi kandi bakuru afashe uruhande. Ibyo ngibyo bihita bituma rwose impande zombi zitongera kumvikana na gatoya, kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagakwiye kuba ari nk'icyitegererezo cyo kugira ngo ako karere k'ibiyaga bigari kongere kugarukamo amahoro nk'uko zabyiyemeje n'ubundi ziyemeza guhuza Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda n'ubundi muri rusange. Ariko kandi tukigaruka kuri ibyo bibazo by'umutekano muke ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu burasirazuba, drone zikomeje kuba uruhererekane, ariko kandi ubutumire bwongeye kuba butangwa n'igihugu cya Katari nk'umuhuza mukuru, bwongera no kwemeza ko bagomba kongera guhurira i Montreal mu gihugu cy'Ubusuwisi, cyane cyane ko rwose Katari nayo ishimangira ko yamaze kubona ko impande zombi nta kintu na kimwe zigeze zigeraho, ni mu byo zari ziyemeje, ariko kandi bongera kugaragaza ko barongera kugira ibindi bintu runaka bumvikanaho, nyamara kandi n'ibya mbere bitarigeze bijya mu bikorwa. Ibyo ngibyo nibikomeza kugenda bidindiza ibiganiro ndetse no gukomeza kwerekana neza cyane ko rwose nta kintu na kimwe biri kugenda bigeraho. Nta ruhande na rumwe rw'aba AFC M23 cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa ruratangaza neza cyane ko rwose rwamaze kuba rwemera ubwo butumire bugomba gutangira vuba ahangaha, bidatinze ko ibiganiro bigomba kugiza kongera kubahuza n'ubundi muri rusange. Ariko kandi M23 rwose birasa naho ifite impamvu nyinshi cyane muri ibi biganiro zo kujya gutanga, bigendanye n'uko rwose ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwakomeje kugenda bugendera ku murongo w'intambara ku rwego rukomeye cyane kurusha uko bwakomeza gushyira mu bikorwa ibyo bwariyemeje n'ubundi. Ibyo abasesenguzi bakunze gukurikiranira hafi ibera muri burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi
Demokarasi ya Kongo bakomeza kugenda bagarukaho bagaragaza neza cyane ko rwose mu 2023 niramuka igiye mu biganiro igomba kuzaba mu by'ukuri igaragaza impamvu zigiye zitandukanye zinagendanye n'uko rwose yagiye yandika amaboro agiye atandukanye yandikira imiryango mpuzamahanga ndetse n'abahuza. Ni amahoro yerekanaga rwose uburyo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kwica nkana ndetse no ku bushake ibyo impande zombi ziba zumvikanye bigendanye no kwanga kurekura imfungwa ndetse no gukomeza kugaba ibitero ku buryo bwa bushake ndetse buhumye ku baturage n'ubundi muri rusange. Ariko kandi ubusahuzi nabwo bwakomeje kugenda bwiyongera bigizwemo uruhare ku rwego rukomeye cyane n'ubusahuzi bwakozwe n'imitwe ya Wazalendo ndetse na FDLR n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu gisirikare cyabwo FARDC n'ubundi muri rusange. Niko byagiye bikomeza kugendekera abaturage binagendanye n'uko rwose impande zombi zari zumvikanye neza ko zigomba guhereza agahenge abaturage nabo bakahuruhuka hanyuma bakanorohereza ibikorwa by'ubutabazi kuba byagira kuri abo baturage n'ubundi muri rusange. Ariko kandi byose byakomeje kugenda biba impfabusa. Umusesenguzi kuri bino bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no ku makuru agiye atandukanye y'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari yitwa Gatabazi agaragaza neza cyane ko rwose ngo kuba FCM 23 yajya muri ibi biganiro yatumiwemo nubwo ibyabanje bitatanze umusaruro wari witezwe bifite inyungu nyinshi cyane zo kongera kwereka umuhuza ko hari byinshi impande zombi zari zumvikanyeho ariko kandi bitigeze bishyirwa mu bikorwa na gatoya cyangwa se bitigeze byubahirizwa nyamara kandi byose bikangizwa ku rwego rukomeye cyane n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nkuko nari nabibasezeranyije ni munyemerere twerekeze gato mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Bikomeje kugenda biba induru ikomeye cyane hagati y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na perezida ubwe Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'ishyaka rye riri ku butegetsi UDPS bagaragaza neza cyane ko rwose mu by'ukuri ibintu bikomeje kugenda bikorwa n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari igitugu ndetse n'igitutu gikomeye cyane gikomeje kugenda gishyirwa ku baturage ndetse no gukomeza kwerekana neza cyane ko rwose ngo bayobowe mu buryo bw'igitugu kandi ku buryo bugaragara. Biragendana n'iki? Biragendana na gahunda imazeho iminsi ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane rwose imbere neza cyane mu buyobozi bukuru bw'igihugu. Ni gahunda yo guhindura itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho abasesenguzi benshi cyane ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bemeza neza cyane ko rwose ngo ari umugambi mubi cyane w'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wo gushaka kuzamura perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakamwongera manda yindi nyamara kandi mu by'ukuri mu byo bumvikanye cyangwa se mu by'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biteganya ibyo ngibyo bitarimo. Ibyo ngibyo biragendana nuko rwose Tshisekedi Tshilombo ubwo yari mu nama zigiye zitandukanye akunze kugenda ayobora Kinshasa agaragaza neza cyane ko rwose ndetse no mu bitangazamakuru bitandukanye yakunze kugaragaza neza cyane ko rwose ngo yiteguye kongera gukorera abanyekongo aho yagaragaje neza cyane ko rwose ngo ari kubona Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iteye imbere mu myaka iri imbere kandi iri ku ruhando mpuzamahanga bigendanye no rwose ngo no kuba ngo muri 2034 kizaba cyaramaze kuba igihugu cyateye imbere. Biragendana n'iki? Biragendana no komanda ya perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo igomba kurangira byibura mu mwaka wa 2028 hagategurwa amatora. Ni amatora agomba gusiga habonye umuntu wo gusimbura perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ariko kandi ubutegetsi bwa Kinshasa ibyo ntibubikozwa na gatoya kuko bwatangiye umugambi ukomeye cyane. Ni umugambi wo gutangira guhindura itegeko nshinga ku buryo bw'ubushake ndetse no ku buryo bugaragara bakerekana neza cyane ko rwose ngo itegeko nshinga riri guhindurwa mu nyungu za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko kandi ibyo ngibyo abasesenguzi bakabyerekana ko rwose ngo nk'ubushake bwa perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bwo gushaka kuyobora manda yindi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko kandi bakerekana neza cyane ko rwose ibyo batabyemera na gatoya. Ibyo ngibyo biragaragazwa n'imyigaragambyo imaze igihe iri kugaragara cyane rwose kuri ubwo butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari n'indi biri kuvugwa neza cyane ko rwose ngiri gutegurwa nubwo tutari twakurura ayo makuru ngo tuze kuza kuba tuyabagezaho 5 kuri 5 tubereke uko gahunda zimeze ariko kandi mu by'ukuri birerekana neza cyane ko rwose Tshisekedi Tshilombo ari ku gitutu gikomeye cyane ndetse anasabwa kwegura mu buryo bushoboka ubwo aribwo bwose. Bikaba byanaba ngombwa ko bavuga ko ashobora kuba yakwegura mu gihe n'ubundi mwaka wa 2028 utari wagera bigendanye no gushaka ngo kwitwaza ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no gushaka gufatirana abaturage ngo bakomeze kubayobora mu buryo bwa buhumyi. Ibyo ngibyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ntibabikozwa na gatoya bagaragaza neza cyane ko rwose perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo agomba kuva ava ku butegetsi mu buryo bwihuse cyane n'ubundi muri rusange.
Ibitangazamakuru byagiye bisohora imitwe igiye itandukanye y'inkuru byerekana neza cyane ko rwose ngo umutekano muke wo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe waba ukomeje, ni nk'uko n'ubundi Perezida Tshisekedi Tshilombo yabivuze rwose ngo nta matora na makeya ateganyijwe kuba mu mwaka wa 2028 ngo kubera ko igice kinini cy'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri mu mutekano muke, bityo ko rwose kitagaragara muri ayo matora, kandi ko byaba ari uguheza abaturage mu matora kandi bari bayatumiwe n'ubundi muri rusange. Nta magambo yatangajwe na Perezida Tshisekedi Tshilombo ubwe agaragaza neza cyane ko rwose ngo bigendanye n'uko muri Ukraine byagenze, ibyo ngibyo nta kintu na kimwe bizigera bisobanura cyane ku matora y'abanyekongo n'ubundi muri rusange, cyangwa se ku gutegura amatora n'ubundi muri icyo gihugu, ariko kandi akerekana neza cyane ko ngo nta ruhare na ruto yazaba bigizemo kugira ngo hadategurwa amatora. Ibyo ngibyo Tshisekedi yabishimangiye avuga neza cyane ko rwose ngo abanyekongo bazamwihanganira ngo bataheza abaturage bo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku gihugu cyabo, ndetse no ku gutegura amatora agomba kubafasha n'ubundi kwihitiramo ubuyobozi bwiza kandi bashaka, bityo ko rwose mu gihe iyo ntambara yaba igikomeje, kandi rwose yanashimangiye ko ari intambara ikomeje kugenda itizwa umurindi n'igihugu cy'u Rwanda, ko batazigera bemera na gatoya ko rwose ngo ayo matora aba, bitewe n'uko rwose ngo uwo mutekano wo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo watuma abantu bo mu burasirazuba bw'igihugu batitabira amatora, bityo ko rwose ngo aho kugira ngo amatora agende nabi cyangwa se niba nayatora yangizwe n'umutekano mukeya bazayihora n'ubundi muri rusange. Ibyo byashimangiwe kandi n'andi magambo agiye atandukanye ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye by'ubutegetsi bwa Kinshasa byo gushaka guhindura itegeko nshinga kugira ngo noneho babe kwifashisha ibyo bibazo by'intambara, ahubwo neza bahindura itegeko nshinga kugira ngo Tshisekedi Tshilombo ahabwe umwanya usesuye unagaragara n'ubundi wo kongera kugaragara mu matora y'umwaka utaha n'ubundi muri rusange, aho rwose ashobora no kuzahabwa amahirwe yo kongera gutsinda, cyane cyane ko rwose batavuga n'ubutegetsi bemeza neza cyane ko Tshisekedi Tshilombo atari akaba yari perezida kuri ubu ngubu, ko perezida yakabaye ari Martin Fayulu nk'uko nabo ubwo yagiye akomeza kugenda byitangariza, bavuga ko bibwe amajwi na perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'ubundi muri rusange. Ibyo ngibyo biragendera rwose no gushimangira neza cyane ko Tshisekedi mu gihe byaba byemejwe neza cyane nk'uko Sena yamaze kuba ibyemeza, uburyo bw'amatora ya kamarampaka bwabaye ku butaka bwa Kongo bishobora gutuma neza cyane rwose aba no kunyereza amajwi cyangwa se n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bikunze kugaragara cyane muri bino bihugu bya Afurika, bigaragara rwose ku buryo Tshisekedi Tshilombo ashobora kwisanga yemerewe kwiyamamaza ndetse no guhatana amatora y'umwaka wa 2028 n'ubundi muri rusange, bikanagendana n'uko ubwe ashobora kongera kuba perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi nyuma y'icyo gihe, bikaba byamufasha kongera kuguma ku butegetsi n'ubundi mu buryo bugaragara. Arekane kwizima mu magambo, bashimire mwese mwakurikiye kino kiganiro cyacu cyakarugaga cyane ku busesenguzi bwo muri kano karere k'ibiyaga bigari, makuru agiye atandukanye, cyane cyane amakuru y'imirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka mbashimire, mukomeze kugubwa neza, ibihe byiza kuri mwebwe n'abanyu bose. Ni amakuru menshi cyane agiye atandukanye muzakomeza kugenda mubonera ku gihe 5 kuri 5. Ngewe muri kumva kuri mikro za Freegram TV nitwa Tuyiringire Ahmed. Mukomeze kugubwa neza, amahoro y'Imana ndetse no kugirirwa neza bikomeza kugenda bisakaraho muri uyu munsi wose n'ubundi muri rusange.